uyu munsi ugiye kurebera hamwe ingeso wakwinjiza mu buzima bwawe zikagufasha kubaho ubuzima buringaniye mu mbago zose kandi bikagenda bitera imbere umunsi ku munsi. Fata agakaye n'agakaramu wandike rero zino ngeso. Muri make uramutse wisuzumye ushobora kureba ubuzima bwawe ukamenya niba buringaniye mu nguni zose cyangwa se hari ahantu hari icyuho gikomeye. Ushobora kuba ufite akazi, iby'imibereho rwose ubona bisa naho biringaniye ariko ugasanga imibanire yawe n'abandi harimo icyuho gikomeye, ugasanga mu buzima buzira umuze harimo icyuho gikomeye. Izi ngeso rero zagufasha byibuze kuringaniza igice kinini cy'ubuzima bwawe ku buryo buba buringaniye mu mbago hafi ya zose. Izi ngeso zakujyana zikakugeza hahandi nawe wicara ukavuga uti byibuze iyi nzozi narazikabije, ibi n'ibi biri ku murongo, muri make icyo nshigaje ni ugupfa. Uzi kugera ahantu uvuga uti icyo nshigaje ni ugupfa ngereranyije. Ibintu byose biraringaniye, ntako bisa rero. Kwiyumva gutyo bishobora no kubaho rimwe na rimwe mu buzima bwawe. Ushobora kwiyumva nk'aho ibintu biringaniye mu ijoro rimwe ariko ejo ugasanga byongeye byasubiye urudubi byacuramye. Izi ngeso rero zishobora kubiringaniza igihe kirekire cyangwa se ubuziraherezo. Ubwo ni bwo buringanire bwa nyabwo rero. Mu bijyanye n'inzozi, ubuzima buzira umuze, umuryango, urukundo, kuremaremya ibigukikije, birashoboka ko hari ibyo wakwinjiza mu buzima bwawe bikagufasha kuringaniza ibi bisata byose. Uburyo bwonyine bwo kuringaniza imibereho yawe ni imico, ni imyitwarire, ni ingeso winjiza mu buzima bwawe zikabigufashamo. Ni ibintu uhora usubiramo umunsi ku munsi kugeza ubuzima bwawe bwose buringaniye. Muri make abantu bahagarara hariya bakavuga bati nshigaje gupfa, ni abantu bagerageje gushyira zino ngeso mu buzima bwabo. Nawe rero ushobora kuzinjiza mu buzima bwawe bikagira ikintu bigufasha. Reka duhere ku ya mbere, nta nubwo ndi bubatindire. Iya mbere, kugira gahunda y'umunsi, ibyo bita planning. Ese ujya ugira gahunda y'umunsi cyangwa utangira umunsi kizimbabwe? Buno bushakashatsi bugaragaza ko kugira gahunda y'umunsi ngo bituma umenya icyo ugomba gukora n'igihe ugomba kugikorera. Iyo uteganya neza uko umunsi wawe ugomba kuba umeze, wirinda guta igihe kandi ugashyira imbere ibikorwa bifite akamaro by'ingenzi kurusha ibindi. Niba hari ingeso yatuma ubuzima bwawe buringanira rero cyangwa buzageza igihe bukaringanira, ni ugutangira kwitoza gutegura umunsi wawe. Binabaye byiza wajya uryama ubikoze. Muri make mbere yo kuryama jya wicara usesengura uko umunsi wagenze. Ni ibiki nari nateguye nitayeho uko byagombaga kugenda, ni ibiki bitakunze, ni ibiki nibagiwe. Ubundi utegure gahunda y'ejo ugendeye kuri ibyo ubone kuryama. Ibyiza byabyo ni uko bigabanya akajagari. Biragoye ko wazagira ubuzima buringaniye mu gihe ugira akajagari. Byongera umusaruro, bigabanya guhangayika, bituma ugera ku ntego zawe buhoro buhoro. Muri make jya wandika, gura agenda cyangwa se ugura agakayi n'agakaramu, wandika ibikorwa by'ingenzi buri gitondo cyangwa se buri mugoroba uzakora ku munsi ukurikiyeho cyangwa se ugiye gukora kuri uwo munsi. Tangirana n'ibyihutirwa kandi bifite agaciro, bizakurinda kumara umunsi wayobaguritse mu bintu bitari by'ingenzi. Impamvu abantu bagufatira nuko wiboneye, nuko nta gahunda uba ufite y'umunsi. Umuntu akagutwara uko yiboneye rwose, akagusanga ku kazi akagukuramo, akakuyobya akakujyana iriya n'iriya, nuko ntabwo wateguye gahunda yawe y'umunsi. Wateguye gahunda yawe y'umunsi, ntabwo umuntu akuyobya, ntabwo umuntu akujyana mu bipara ngo umare amasaha 2 uri mu bipara. Reka kubera ko ufite gahunda. Ariko umuntu udafite gahunda nyine, iyo udakoresha igihe cyawe neza, hari abagira neza bagufasha kugita, bakuruhukiraho, bikunda kubaho cyane. Ni nayo mpamvu ingingo ya kabiri hano bavuga ngo ni ugukoresha igihe neza. Igihe ni umutungo kandi cyatakaye ntabwo kigaruka. Umuntu ukoresha igihe neza rero ashobora kugera ku ntego nyinshi kurusha ukora byinshi ariko nta gahunda afite. Gukoresha igihe cyawe neza rero byongera umusaruro, bigufasha kubona umwanya wo kuruhuka n'uwo kubana n'umuryango n'uwo kwita ku buzima buzira umuze. Muri kumva ahantu bwa buringanire buzira, ni ukuvuga iyo wakoresheje igihe cyawe neza, n'ibindi bikeneye kuringanira urabiringaniza bigakunda. Irinde kumara amasaha menshi ku mbuga nkoranyambaga nta mpamvu. Kuva mu gitondo kugera nimugoroba uri kuri TikTok ushaka iki? Niba utayinjiza amafaranga irimo iragutwarira igihe. Gabanya igihe n'ibikorwa bitari muri gahunda y'inzozi zawe. Uwo mwanya urengeye uwushyire mu bintu
bikuzamura, bituma ukabya inzozi. Ibyo ni bibiri tumaze kureba rero, wibuke ko hasigaye birindwi. Icya gatatu ni ugusoma ibitabo cyangwa se kwiga bihoraho. Buno bushakashatsi bugaragaza ko uko ubwenge bwawe bwiyongera niko no gusatira uburinganire bw'ubuzima byiyongera. Izi ni inzira zazakugeza ahandi uvuga uti ikintu nshigaje ni ugupfa. Neretse isi byanjye byose, icyo nshigaje ni urupfu. Tekereza kusaza uvuga uti ewe icyo nshigaje ni urupfu, ntacyo nakoze mbese, inzozi zose narazikabije, ibintu byose nabigezeho, icyo nshigaje ni urupfu. Izi nzira rero ngo zakugeza mu masaziro uvuga iryo jambo. Gukomeza gusoma ibitabo rero cyangwa se kwiga ibintu bishya ni ikintu abantu benshi birengagiza, nyamara gifite agaciro gakomeye cyane mu kugufasha kuringaniza ubuzima bwawe, kubera ko ubuzima uburinganiza ujyana n'igihe. Iyo utiga rero hari igihe uburinganiza ugendera ku hahise, n'ubundi ukajya uhora umeze nk'umuntu wasigaye inyuma. Ntabwo dusaza kuko twiga, ahubwo turushaho gusaza iyo duhagaritse kwiga. Uko umenya byinshi niko biguha ubushobozi bwo kubona ibisubizo byinshi by'ibibazo uhura nabyo. Uko umenya byinshi, uko usobanukirwa, uko ufunguka mu mutwe, niko n'amahirwe yo gukabya inzozi burya yiyongera. Ushobora kwiha gahunda ukavuga uti nzajya nsoma igitabo byibuze iminota 30 ku munsi, cyangwa se nzajya nkurikirana amasomo y'ubumenyi kuri radiyo nk'uku nguku dukora inzu y'ibitabo. Nzajya nigomwa mfata isaha imwe numva inzu y'ibitabo, cyangwa se numve kino kiganiro ntangirane nacyo ngisoze. Uko niko kwiga kwanjye, kubera ko umwanya wo gusoma ntabwo nawubona. Reka ndeke Dashima ajya dusomera tuzane, nabwo uba uri kwiga. Cyangwa se nzajya mfata umwana nyange kuri YouTube nige, ariko ntuzigere uhagarika kwiga. Nubona akantu karimo isomo ujye ukiga, bizakugeza ahandi uvuga uti icyo nshigaje ni urupfu. Icya kane, kwita ku buzima buzira umuze. Ubuzima buzira umuze ni ishingiro ry'ibindi byose navugaga haruguru. Kurya neza, gukora imyitozo ngororamubiri, gusinzira bihagije bifasha umubiri gukora neza, byongera imbaraga, bigabanya indwara, byongera ubushobozi bwo gutekereza, bituma ukabya inzozi. Iyo ufite ubuzima buzira umuze, buri kimwe cyose kikugaragiye kirakuryohera. Ariko iyo udafite ubuzima buzira umuze, buri kimwe cyose kikugaragiye kijya mu mujyi w'uko ubuzima bwawe buhagaze. Ntabwo waringaniza ubuzima bwawe rero mu gihe ubuzima buzira umuze butaringaniye, kubera ko niho ukura imbaraga ziringaniza ibindi byose bisigaye. Ubuzima buzira umuze rero nibwo bwa mbere, ibindi bikaza bikurikiyeho. Ushobora kwiha gahunda ukavuga uti buri gitondo nzajya nkora imyitozo ngororamubiri y'iminota 30. Amafunguro yanjye njye ndya amafunguro amfasha gusigasira ubuzima buzira umuze. Nzajya nsinzira amasaha 7 mu ijoro. Ukiha gahunda ukabikurikiza, kandi iyo wakurikije igihe cyawe neza, iyo ufite umupangu w'ubuzima birakorohera. Urabona ko bino bintu biruzuzanya. Icya gatanu, kwita ku buzima bwo mu mutwe. Ntabwo wazaringariza ubuzima ngo ugere ahantu uvuga ngo icyo nshigaje ni ugupfa utita ku buzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi, ni nk'ubw'umubiri. Nk'uko ukorera siporo umubiri usanzwe, niko n'ubuzima bw'imitekerereze n'ubw'amarangamutima bugomba gukora siporo. Siporo y'imitekerereze ni meditation, kwitekereza. Siporo y'amarangamutima ni ugusenga. Buri nubwo hari ibindi bintu bishobora gukoresha siporo amarangamutima, ariko gusenga bishobora gufasha cyane mu marangamutima. Nk'uko wuhagira umubiri ukawukorera isuku, n'imitekerereze ikenera isuku. Kwitekerezaho bikorera isuku imitekerereze yawe, amarangamutima nayo akenera isuku. Uruzi ko gusenga bikorera isuku amarangamutima yawe, nubwo hari n'ibindi byagufasha, ariko ibyo ni ingenzi kurushaho. Iyo uhisemo kwita ku buzima bw'imbere muri wowe rero, byongera amahoro mu mutima, bigabanya umunaniro no guhangayika, byongera ubushobozi bwo gufata ibyemezo, bituma utarwara indwara z'imitekerereze. Fata umwanya ujye witekerezaho, nubwo byaba rimwe mu cyumweru, ariko ubikoze neza wabikora buri munsi. Ugira umwanya wo gusenga, nubwo byaba rimwe mu cyumweru, ariko ubihisemo neza wabikora buri munsi. Ganira n'abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe, kora ibikorwa biruhura intekerezo n'umutima. Ibyo bintu byazakugeza ahandi uvuga uti icyo nsigaje ni urupfu. Hanyuma icya gatandatu, kuzigama no gucunga neza amafaranga yawe. Amafaranga ntabwo ari byose,
ariko amafaranga ni igikoresho gifasha kuringaniza ubuzima mu mbago zose z'imibereho. Buri kimwe cyose gisigaye cyishyurwa, kunyeganyega gusa birishyurwa, buri kintu cyose gisigaye cyishyurwa. Nubwo amafaranga atari yo ntego y'ibanze y'ubuzima, kubera ko intego y'ibanze ni ibyo amafaranga agufasha gukabya ahubwo, ariko amafaranga afasha mu kuringaniza za ntego z'ubuzima. Niba ariko navuga kuyacunga neza rero biragufasha, kwizigama birafasha, kuyacunga neza bituma ubaho ubuzima butuje, bikanatuma witegura ahazaza neza. Mu kubigeraho rero, buno bushakashatsi burakubwira buti irinda amadeni adakenewe, itegure ibihe bikomeye, wizigamire, ugire amafaranga y'umutekano, wubake intego z'igihe kirekire, irinde kugura ibintu bidakenewe. Ibyo bintu byagufasha rero. Hanyuma icya karindwi, kubaka umubano mwiza n'abantu. Abantu bafite umubano mwiza n'abandi bakunda kugira ubuzima burimo ubufatanye, burimo uburinganire, bakunze kugira amahirwe menshi, bakunze kugira inkunga mu bihe bazikeneye. Kugirana ubusabane n'abantu, kubaka imibanire myiza n'abantu muhuje cyangwa se abantu bakubaka. Ntabwo kugirana imibanire myiza ari ukuyigirana n'ababonetse bose. Hitamo abantu bakubaka, birafasha cyane. Byongera inshuti nziza, za zindi z'imizi z'umumaro, bituma ubona inama nyinshi zigufasha, bituma ubona amakuru menshi agufasha, bituma wiyubakira icyizere mu buryo bworoshye. Iyo ufite inshuti z'umumaro, shaka abantu muhuje imyumvire, mwishyire hamwe, mutezanye imbere, birafasha cyane. Icya munani, kugira intego zisobanutse. Ubuzima budafite intego ntacyo buba bumaze. Intego nizo zerekana aho ushaka kugera buri. Iyo uzifite uba uzi n'icyo ukora n'impamvu ugikora. Impamvu rimwe na rimwe uba ujagaraye ni uko uba udafite intego zisobanutse. Na biriya byose twavuze haruguru ubikora neza iyo ufite intego zisobanutse, kubera ko ibintu byose ukora ubyubakira kuri ya ntego. Nugira intego rero bizaguha icyerekezo, bituma ukora ufite umuhati, bigufashe gupima aho ugenda ugera, kandi bikaba ari ibintu byanditse. Andika intego zaba iz'igihe gito n'iz'igihe kirekire, kandi ujye uhora usuzuma byibuze rimwe mu cyumweru aho izo ntego ziri kugana. Ibi rero nabyo bishobora kuzatuma ugera ahantu uvuga uti icyo nshigaje ni urupfu. Hanyuma icya cyenda, kwigira ku makosa no kudacika intege. Kubera ko muri uru rugamba rwo kuzakugeza ku rwego uringaniza ubuzima mu mbago zose, ni urugamba rurimo ibigeragezo, ni urugamba rurimo imvune, rusaba gushinyiriza rimwe na rimwe, ni urugamba rusaba kwihangana. Niyo mpamvu kano kantu ka cyenda nako kazamo, kuzageza ubwo uvuga uti nshigaje urupfu, uba warakoze, uba warihanganye, uba wararwanye, uba warahatanye. Nta muntu uba hadakosa rero, no muri urwo rugamba ukoramo amakosa. Icy'ingenzi rero ni uko umuntu ayigiraho aho kuyareka ngo amuce intege. Kwigira ku makosa ntucike intege byongera kwihangana, bituma urushaho gukomera, bigufasha gutera imbere. Jya wisuzuma nyuma ya buri kibazo cyangwa se gutsindwa, urebe amasomo abirimo, ubundi wongere ugerageze nanone. Hanyuma icya nyuma ari nacyo cya 10, ni ukugira imyitwarire myiza n'indangagaciro. Twarabibonye, ubunyangamugayo, kuvugisha ukuri, kubahiriza isezerano, kubaha abandi, ni indangagaciro zituma abantu bakugirira icyizere kandi zigafasha kubaka ubuzima burambye ndetse buringaniye. Nababwiye ko habaho ubwoko butatu bw'ubutunzi. Ubwoko bwa mbere bw'ubutunzi ni ukwizigama. Burya iyo ufite amafaranga, iyo wizigamiye, iyo ufite imitungo, hari igihe uba wumva utunze kandi ukaba ufite n'ibyishimo. Mu yandi magambo, hari ubwoko butatu bw'ibyishimo. Kwizigama biranezeza. Iyo abantu babona bafite amafaranga kuri konti, imibare igenda yiyongera, yumva akantu k'akanyamuneza. Ubwoko bwa kabiri bw'ibyishimo ni ukubaho muri bwa butunzi bwawe. Muri make, gukoresha, kuryayo wizigamiye, kuryayo wakoreye, nabyo ngo biranezeza. Ubwo ni ubwoko bwa kabiri bw'ibyishimo. Kwigurira ibintu runaka ukeneye muyo wizigamiye, nabyo biranezeza. Hanyuma hari ubwoko bwa gatatu bw'ibyishimo, ni ukubaho ufite umutima utagucira urubanza. Na bwa butunzi bwawe ukaba warabubonye mu mahoro, ntabwo ari ya mafaranga yanduye. Icyo gihe rwose uba ufite umutima utagucira urubanza. Ni wa muntu uba unezerewe, afite amahoro yo mu mutima. Uko rero tugenda dusaza, ibi byishimo bya mbere, ibi byo kwizigama n'ibi byo kuryayo twizigamye, bigenda biyoyoka. Iyo turi hafi gupfa, dusigarana
ibyishimo byo kubaho dufite umutima utaducira urubanza. Nicyo kintu umuntu yifuza gupfa afite. Niyo mpamvu rero muri bino bintu bizatuma uvuga ati icyo nshigaje ni urupfu, ni ukubaho ubuzima bwuzuye indangagaciro, niba ariko navuga. Bituma wizerwa n'abantu, wubaka izina ryiza rizakubeshaho kugeza no mu busaza, biguhesha amahirwe menshi y'umumaro mu buzima. Buri gihe rero haranira kubaho uri umunyakuri, usohoza ibyo wiyemeje, wubaha amategeko, ufata ibyemezo bishingiye ku ndangagaciro nzima no kuri ya mahame yawe. Kuringaniza ubuzima ntabwo ari ibintu bibaho mu munsi umwe, ni urugendo rusaba gukora ibintu byiza buri gihe kandi mu buryo buhoraho, muri make ukabigira inshingano. Nyuma y'igihe ejo hazaza harabigushimira byanze bikunze. Nabyumvise ibintu 10 bishobora kuzatuma ugera mu masaziro uvuga uti icyo nshigaje ni urupfu. Tangira bwige gutegura umunsi wawe neza, icyo ni icya mbere twabonye. Koresha igihe cyawe neza, icyo ni icya kabiri. Iyungura ubumenyi budasiba, icya gatatu. Ita ku buzima buzira umuze, ntiwirengagize n'ubwo mu mutwe, icya kane n'icya gatanu. Cunga neza amafaranga yawe winjiza kandi wizigamire. Wubaka imibanire myiza n'abandi, gira intego zisobanutse, wigire ku makosa kandi ntucike intege. Ikindi ugira indangagaciro ziboneye. Icy'ingenzi ni ugutangira buhoro buhoro, ugakomeza izo ngeso uko iminsi ishira, impinduka zigenda zigaragara. Cyane ko impinduka zikomeye zituruka ku bikorwa bito bito ugenda ukora ubudahwema.